inyunguramagambo official. Yes, igitondo cyiza rero, igitondo cy'umugisha kandi nkomeza kukwifuriza gusoza umwaka neza no gutangira ubundi. Hanyuma rero nguha ikaze nanone kunyungura amagambo official dukurikira uri hirya no hino mu Rwanda, uri mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ariko namwe se mudukurikira muri hakurya y'imbibi z'u Rwanda mudahwema gushyigikira inyungura amagambo official. Reka rero mbifurize ibihe byiza, ariko babwira nti hari n'andi makuru nje kubagezaho cyane. Umuhungu wahoze ari perezida w'u Burundi Nkurunziza, umuhungu we rwose biravuga ko we na nyina akaba ari umugore nyine wa Pierre Nkurunziza bari mu kaga, aho bivuga ko uyu muhungu wa Pierre Nkurunziza ngo yaba afungiwe mu rugo rwa nyen'icyubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu w'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye bakunze gutazira General Neva. Ngo akaba rero amufungiwe kubera impamvu za politike. Biravuga ko kandi na nyina w'uwo muhungu ariwe Bucumi Denise ngo yaba nawe ari mu kaga. Muti yifashe bite rero? Ndaje mbibabwire mu kanya, ariko kandi muherutse kumva saga yabayeho yasirikiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abavuga ko ari abanya-South Sudan cyangwa se abaturage bo muri Sudani y'Epfo ngo baba barasagariye abandi bo mu Rwanda. Narabibonye rero no ku mbuga nkoranyambaga bisirikira, abanyarwanda binuba bati abanya-South Sudan badukubitiye iwacu, ko ngo bateye bakabitambika bakarwana. Ariko hari amakuru ahari, hari amakuru iri ryageze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ubwo niyo Minafete. Aha ndaje ndabikurikirana neza ndababwira. Muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga rero uramuzi ko minisita yitwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagiye ku rubuga rwe rwa X aravuga ati amakuru y'ubushotoranyi n'imirwano hagati y'urubyiruko rw'abanyarwanda n'urw'abanyasudani y'Epfo ati yangezeho. Ati ndagira ngo nibutse ko ubushyamirane mu rubyiruko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda. Ati kandi amagambo yibasira abanyasudani y'Epfo by'umwihariko anyuranyije n'indangagaciro nyarwanda ntabwo akwiriye. Ibi rero byari byateje saga, abo banyarwanda bakavuga bati abanyesudani baratwibasiye baradukubita, mbibutsa ko ari Sudani y'Epfo. Ariko hari andi makuru yaje avuga ko ahubwo aba bavandimwe b'abanyarwanda bari basinze, ahubwo bashobora kuba aribo babaye nyirabayazana wabo ngabo. Bijya bibaho ko abanyamahanga rero baba bari mu gihugu bagashyamirana n'abanyarwanda, ariko ntabwo biba bikwiye. Yongeyeho rero aravuga ati abanyarwanda tugomba kwigira ku mateka yacu, turasabwa kurangwa n'ubumwe n'ubworoherane, duca burundu amakimbirane n'ivangura iryo ari ryo ryose. Ati dukomeza kugirira icyizere inzego z'umutekano n'iz'ubutabera, ati kuko zikora iperereza rikwiye hakurikijwe amategeko. Icyumvikanamo muri ubu butumwa ni uko bishoboka ko ahubwo iperereza ryari ryaramaze gukorwa, rekabona ko ahubwo uru rubyiruko rw'u Rwanda aribo bashobora kuba barashotoye abo banyasudani y'Epfo, nubwo baba barabakubise bakaba barabashotoye. Ati rero mu gihe twinjira mu bihe by'iminsi mikuru ndashimira buri wese, ati kandi ndamushishikariza kwizihiza ubunani mu buryo buboneye, twimakaza ibirori birangwa n'ituze n'ubwumvikane hagati y'urubyiruko. Ati reka dufatanye twese dusigasire umutekano w'igihugu cyacu, ari nako dukomeza kwakirana urugwiro urubyiruko ruturutse mu mahanga. Ngayo nguko rero aya ni amagambo ya Minisitiri Olivier Nduhungirehe agaruka rero kuri iyi saga
yasakiranyije urubyiruko rw'abanyarwanda n'abanyasavu Sudani. Ukibyibuka rero kanda subscribe hano kuri Inyunguramagambo official, hanyuma ibintu nkomeze mbikurikirane neza cyane. Nahoze mbabwira ko hari saga iri kuvuga ko umuhungu wa Evariste Ndayishimiye nako umuhungu wa Pierre Nkurunziza, uyu wahoze ari perezida w'u Burundi, ngo yaba afungiwe mu rugo rwa Ndayishimiye, perezida uriho ubu ngubu. Muribaza ngo bimeze bite? Ariko mbere y'uko tubigeraho, perezida Kagame ubwo yari ari mu birori bijyanye no gusoza umwaka wa 2024 yagarutse ku bihe by'ingenzi u Rwanda rwanyuzemo, birimo ibyiza n'ibibi, ashimangira ko ibyiza bikwiye kwishimirwa, bitaragenze neza bigakurwamo amasomo. Ariko kandi yanavuze ko buri wese utekereza kuba yatera u Rwanda ubu ngubu rwose iminsi ye ibarirwa ku ntoki. Amagambo yagarutseho rero kandi anashimira inzego z'umutekano z'u Rwanda uko zitwaye muri uyu mwaka turi kurangiza wa 2024, ababwira ati nimukomereze aho ngaho rwose. Kandi nibyo koko, ngira ngo murazi akazi katoroshye aba bahungu n'abakobwa ba Generali Mubaraka Muganga ndetse n'aba mugenzi we, ubwo nyine ndavuga abasirikare, polisi ndetse n'izindi nzego. Ngira ngo murabizi ukuntu babikurikiranye cyane. Reka rero twirebere iyi nkuru yo mu Burundi. Bigaragara ko rwose uyu muvandimwe, uyu muhungu wa Pierre Nkurunziza gashobora kuba ari mu bibazo. Yes, muti bimeze bite rero? Umwana wa Petero Nkurunziza ngo ari mu kaga ko kwicwa mu gihe nyina afungiwe na Ndayishimiye Neva iwe mu rugo. Ibintu byifashe nabi rero mu gihugu cy'u Burundi, kuko byabaye ejo bundi mu ijoro, aho umuryango wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ibyababayeho byatumye benshi bagira ubwoba bw'ahazaza h'igihugu. Umwana wa Petero Nkurunziza ngo ari mu kaga ko kwicwa, ndetse nyina Denise Nkurunziza amaze iminsi afunzwe. Bavuga ko ngo ari ibibazo bijyanye na politiki biri kugenda byigaragaza, ko bashaka kwitandukanya cyane n'umukuru w'igihugu cy'ubu ngubu. Rero ngo baravumbuye ko bashobora kuba yaba uyu Denise ndetse n'uyu muhungu we, ngo bashobora kuba hari ukuntu bashaka kuzamura ijwi batavuga rumwe na perezida uriho, akaba ngo yaba ashaka kugenda abacecekesha gake gake nk'uko bigenda cyane muri politiki, cyane cyane iyo muri Afurika. Raporo rero zirekana ko hari abagore babiri batandukanye, barimo uyu nguyu nyine, barimo na Burundi First Lady cyangwa se umugore wa Evariste Ndayishimiye, ngo baba bari mu migambi yo gutwara iby'umuryango w'uwahoze ari perezida ku rugero rudasanzwe. N'amakuru avuga ko hari ababa bashaka kwirukana uwo muryango mu Burundi kugira ngo birinde ibibazo byazaza mu minsi iri imbere. Ati nuko byatangajwe rero bikomeje guteza urujijo. Amakuru turakomeza tuyakurikirana, hanyuma tukagenda tuyabagezaho. Ngayo nguko rero iby'i Burundi, ngayo nguko ibyo mu Rwanda. Iyi ni Inyunguramagambo official. Mu kanya turaza kwikoza no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ngo ni iki kiri kuvugwa. M23 iri kuvuga iki, Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi bantu ahangaho muri Kongo byifashe gute? Wowe icyo usabwa ni ukuba ukanze subscribe, hanyuma ibintu nkakomeza nkabigukurikiranira neza cyane. Gumana nanjye rero.
inyunguramagambo